niga mu wa gatatu segonderi muri guma mu rugo, nari ngiye guhaha ari ninjoro bwije nka 2:30 z'ijoro, mpura n'umusore twari duturanye ahagaze mu nzira, aramfata arankurura anshyira haruguru y'inzu y'iwabo. Ntabwo nari muzi cyane, nta nubwo twavuganaga, gusa yacaga iwacu bisanzwe ku irembo kuko hari ku nzira. Atangira kunkorakora, hanyuma aranansoma gusa bikabije ahantu henshi, arangije arambwira ngo nindeka arangize nta kintu ndi bube akore sex hagati y'amaguru yanjye, gusa nambaye imyenda. Natashye mfite ubwoba bwinshi, numvaga nanjye ntazi ibimbayeho pe, nabuze naho mpera mbibwira umuntu, kuko it was my first time to see a man yambaye ubusa. ngo numvaga nabaye nk'umusazi, kuko ibintu byose byabaye byihuse ku buryo nanjye ntasobanukiwe ibimbayeho. Twaje kwimuka tuva aho hantu, nta muntu w'iwacu wari ubizi. Hashize igihe muri 2022 2023 umugabo wo muri famiye yacu yaje iwacu akajya ashaka kumfata ku ngufu, gusa ntibibe rimwe. Rero aza kunsanga mu rugo yarakaye, arambwira ngo nindeka akora ibyo ashaka, gusa nawe ntabwo yansambanyije, ahubwo yashyize intoki ze mu myanya mu gitsina, akankanda amabere, akankoraho cyane, yarangiza akambwira ngo nanjye nifate igitsina cye akagenda. Naje kumwigira imitwe, yajya aza nkambara pad akagira ngo ndi mu mihango, yarangiza akambwira ngo mukorakore tukanasomana akagenda. Rero ikibazo mfite, mba nibaza ubu ngo ndacyari isugi n'ukuntu bantobye, kuko mba numva nsa nabi, niyo nakaraba mbabona ntacyo bimaze. Nibyo nafashije ibiganza byanjye pe, umutima urandya nkabura n'uwo nabwira, kuko ba sister banjye I trust them but I can't open myself to them.